nanga yateka. Arateka. Mama wawe hehe? Igisha. Igisha. Aho yagiye? Ufite papa wawe? Yagiye Buganda. Yagiye Buganda. Mama ajyaza kugusura? Ntabwo ajyaza? Nta nubwo mama wajya gufasha? Manzi yavutse nyine gutyo uko mureba, birangije byabaye ngombwa ko ise w'umwana ababera igisambara basiga. Ameje kubasiga ubwo nyina nawe kubarera biramunanira, biba ngombwa kugira ngo mumufashe. Nk'umwuzukuru wanjye narebye ntabwo azakomeza kwirukanka imisozi ngo yirukankane n'umwana utabasha kugenda. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ibihe byiza nshuti bakunze b'Urugendo Online TV, ndabasuhuje cyane kandi ndabashimiye gukomeza kudukurikirana mu bihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, diaspora mwese ndabasuhuje, abantu babasha kuvuga no kumva ikinyarwanda. Nitwa Gakire, Jerry ari ku buhanga bw'amajwi ndetse n'amashusho. Dukomeza urugendo rwacu ahantu ndi iburasirazuba, agace nkundamo cyane, agace twagiye tubonamo abana bafite impano nyinshi zitandukanye kandi mukabakira neza. Bamwe basubiye ku ishuri bariga, harimo n'abandi bitagiye bigenda neza. Niyo mpamvu tuba twakoze follow up kugira ngo dusubire hahandi twabonye za mpano. Murabizi ko twari tumaze igihe kinini bitewe na gahunda nyine twagiye duhura nazo, harimo za COVID-19 yatumye tudatembera ngo kongere tujye kureba abana bacu. Uyu munsi twagarutse, hari umwana muto duhuye, tugiye kuganira nawe hano, ubundi tunamuherekeze, turaza no kujya iwabo kugira ngo tubashe kuganira n'umubyeyi we duhuye afite ubumuga, ariko ibintu ari gukora nanjye ubwanjye birantunguye cyane. Nawe ndabizi biraza kugutungura cyane. Amakuru yawe? Ni meza. Witwa nde? Manzi, ufite imyaka ingahe? 8. Ufite imyaka 8? Mu rugo ni hehe se? Haya hiki. None tumara kuganira tugiye kujyana mu rugo. None se ninde uri mu rugo bana nande? Na kaka. Kaka gusa? Ntago wabashije kwiga? Nese uri kugenda mbonye uburyo uri kwiruka urira ibiti, ntabwo uba uri kubabara? Kaka wawe se yaguhaye iki, yatetse iki tugeye? Nanga yateka. Arateka. Mama wawe hehe? Igisha. Igisha. Aho yagiye? Ufite papa wawe? Yagiye Buganda. Yagiye Buganda. Mama ajyaza kugusura? Ntabwo ajyaza? Nta nubwo mama wajya gufasha? None se mbonye ukuntu urira ibiti, ninde muntu wakwigishije kurira? Nawe. Ni wowe? Abantu mwe Imana ibifite ukuntu irema ibintu, kabifite n'ukuntu nyine itwereka ubugenge kandi natwereka ko imbaraga zayo zihimbaye. Bamwita Manzi, imyaka 8. Nkeka ko buri muntu wese ubonye uburyo Manzi yurira ibiti, uburyo Manzi ashobora kwiruka agasiga umuntu udafite ubumuga, mu gihe afite ubumuga bw'ingingo. Mana yanjye, none se Manzi, ninde muntu ujya gukurira imyenda, ninde muntu ujya gushakira ibyo kurya, ninde ugufasha? Ni kaka. Kaka wawe ntago ashaje? Ntago ashaje. Ni we nawe gusa mu bana? Hari undi mwana. Noneho mama wawe yagusize kwa kaka wawe? Ntago wigeze ubana na mama wawe? Twayabanye ayongera yangarura. Akugarura kwa mukaka. Mwabanye igihe kingana gute? Ni gike. Wumva se ukeneye nk'ubuhe ibyo byose, wumva ukeneye nko kuba wakiga? Wumva wajya ku ishuri ukiga? Ugahera mu wa mbere? Kubera iki batigeze bakujyana kwiga se ubundi? Babuze amafaranga. Babuze amafaranga?
wajya ushobora kugenda ukagera ku ishuri? Ati babuze amafaranga mw'abantu mudukurikiye, abantu musanzwe mureba ibiganiro byacu tugafasha abana, ndashaka ko Manzi mu by'ukuri Imana dukorera umugisha w'Imana, Manzi ajye kwiga. Manzi ngaho usa nk'ugenda aho turebe, gutyo ubwo uricaye, iyo uhagurutse biba bimeze bite? bampfukama. Ngaho usa nk'uhaguruka turebe. Aha, gutyo uba uhagurutse. Ntabwo buri kubabara? Reka tujye guherekeza Manzi ko ndi kumva wenda byinshi cyane wenda turi buze gusobanukirwa twageze wabo kugera twaganiriye na nyirakuru Murira. Murumva ko ntabwo abana n'ababyeyi be, abana na nyirakuru, ni ibintu bidasanzwe. Ariko hari abandi bana bashobora kuba bari hano bari gukina nawe, tugiye kuganira nabo batubwire ibyo byose. Hari ukuntu bamuzi, ariko nanone nk'umuntu baba babana nk'umubyeyi we niwe muzi kurusha abo bose. Hari undi musore nawe muramuzi, uyu mwana nawe muramuzi ku rugendo twakoranye ibiganiro byinshi cyane. Bamwita Sande, yarakuze, abantu baramwibuka. Sande muramwibuka, umwana wari ufite udukoryo twinshi ariko ubu nawe dore yabaye umugabo. Sande, amakuru? Amakuru ni meza. Umeze neza? Manzi wari umuzi? Nari muzi. Ese mukinana ute ko munabonaga muri gukina? Nyine tuba turi gukina nk'umwana usanzwe nyine, kuko ntabwo nabona umuntu ngo bimuteranye nyine, gutyo tuba turi gukina nk'abandi bana nyine, akina umupira natwe dukina umupira. Usanye ashobora gukina? Arawukina umupira nyine, ariko nyine ateresha akaboko gutya. Umupira uri he? Umupira yawutaye iwabo. Yawusize iwabo. Aho azi gukina cyane ni volley. Na volley azi kuyikina? Ni ibiki bindi mukorana nyine ubona bitewe n'ubumuga afite ukabona nawe uratangaye? Ndatangaye nk'iyo turi kwiruka, hari igihe twirukanka, twakirukanka hari igihe hajya nsiga nyine, watarushye nyine biterwa. Hari igihe hajya nsiga rwose, nanjye nkumirwa nkareba nkifata ku muntu. Noneho kurira ibiti byose nakubwira, arurira ukavuga ati rwose kabisa. Okay, reka tujye kubanza tujye iwabo wa Manzi, ko ibyo ari byose afite umuryango. Kuba tumusanze hano, reka tubanze tujye kuganiriza n'umuryango we kugira ngo twumve byinshi cyane, turebe n'imibereho yo mu rugo kwa Manzi. Urugendo Online TV, keep watching. Nkuko nari maze kuganira n'umwana twari dusanze ku nzira ufite ubumuga Manzi, mwabonye ko uburyo agendamo, mwabonye ibyo akora, ariko nanone hari byinshi atashoboye kudusobanurira. Niyo mpamvu tuje mu rugo kugira turebe nyirakuru. Babana muraho neza? Muraho cyane. Amakuru ni meza. Ni wowe nyirakuru wa Manzi? Njyewe nyirakuru wa Manzi. Ubwo ni umwana wawe wa kangahe? Ni umwana wanjye wa gatatu. Wenda muri make dusobanurira uburyo Manzi yavutse n'uburyo byabaye ngombwa ko ari wowe umusigarana. Manzi yavutse nyine gutyo uko mureba,
birangije byabaye ngombwa ko ise w'umwana ababera igisambo arabasiga. Amaze kubasiga ubwo nyina nawe kubarera biramunanira, biba ngombwa kugira ngo mumufashe. Nk'umwuzukuru wanjye narebye ntabwo azakomeza kwirukanka imisozi ngo yirukankane n'umwana utabasha kugenda, ubwo mpitamo umwana kugumana nawe ndamurera, ninjya mutangije garadiyene arayiga, yizemo imyaka 2. Ubu ntabwo yiga, yamwe ngo ntiyiga. Ubu ntabwo yiga kubera ubushobozi, nta bushobozi ufite bwo kumujyana ku ishuri. Naho kuba ari mu wakangahe? Mu mwaka wa mbere. Ubwo rero agiye kugera ku ishuri bisaba ko n'ishuri twari tubonye biba nta toyi y'abafite ubumuga ihari. Bisaba ikigo gifite amatoilette cyangwa se bifite uburyo byorohereza abantu bafite ubumuga. Ni ukugira ngo babone ahantu yabona toyi. Kugenda se ajya ku ishuri, kugerayo nta kibazo yageragayo? Kugera ku ishuri ho ubundi namujyanaga mu mugongo, ndamuheka nkamujyana. Ariko kubera ko hariho yiga muri garadiyene bari bamuhaye akagare, nasabye abavandimwe basaba igare rindi baragenda barariheka bararizana. Akagare k'abafite ubumuga? Kagiye he? Ubu karahari, kare n'ubu yahoze agatemberamo barakazanye. Karamufasha? Ku buryo wabonye ikigo n'ubundi kajya kamufasha kujyamo. Ishimwe ubwo noneho wenda yabonye akagare, ubwo ikibura ni uburyo bwo kuba yajya kwiga gutangira mu wa mbere. Ni kugira ngo agere ku ishuri, abone ishuri, abonamo ibyangombwa, nicyo kintu cyane kiri muri iki gihe kigoye. Mu buzima busanzwe se wowe imibereho yawe hano nka nyirakuru imeze ite? Yewe imibereho yanjye biragoye kuko kuva nje hano naje ncumbika, nta kintu mfite. Uracumbitse hano? Ndacumbitse. Kubona ikode ni ikibazo. Naje mvuye muri Gatsibo, mu murenge wa Rugarama. Ubu ninde ugufasha se ubwo kuba ukwishyurira inzu, kuba nabonye ufite n'abandi nimba ari abuzukuru bandi? Nta wundi ubifasha, niyo nabonye aho nkora bubyizi nkuko nkagira amahirwe nkayabona nibwo nyatanga. Naba ntarayabona nabo bakihangana nkazayatanga nayabonye. Inzu yishyura ngahe? Inzu nayishyuraga 5. Imana yaguhe, Imana igufashe, kandi nizeye ko hamwe no gusenga namanza azajya kwiga. Birashoboka cyane ko ubuzima bushobora guhinduka, ko hari n'abandi bantu bajya bafasha abantu badafite ubumuga. Manzi rero ufite ubumuga nk'abantu mwe mukorera umugisha, manzi ajye kwiga, dore nta nubwo wenda bari ibintu bihenze cyane. Urumva ko n'icyaburaga akagare yarakabonye, ubwo urumva ko habura ibijyanye wenda n'uburyo yajya kwiga n'indi mibereho wenda yo mu rugo. Byaba byiza cyane rero wenda habonetse umuntu Imana ikoresheje agafasha uyu muryango. Uretse ko nabonye yiruka yuri ibiti, hari utundi tuntu se ashobora gukora? Utuntu twose utw'abandi bana bakubaganamo nawe adukubaganamo, arakina n'abandi bana, udupira arakina, udusiporo bakoze nawe agerageza kudukora, ku buryo utuntu twose ubona nawe aharanira kugira ngo akorane n'abandi bana. Hari uburyo yari yambwiye ngo mama we yaragiye abana n'akaka, ngira ngo ni kwa kundi umubyeyi ajugunyira umwana we nyirakuru, ntabwo yamujugunye n'ubuzima. Ubuzima bw'ukuntu nawe atabayeho neza, noneho biba ngombwa kugira ngo mumufashe murere. Kandi ni umwana wanjye, ntabwo natuma akomeza kwandagara. Ubu igihe kinini nawe mwabanye? Ninjye twabanye kuva afite imyaka ngira ngo 4. Ariko mama waramuzi? Aramuzi, iyo bibaye ngombwa barabonana. Bijyanye se kwambara duki? Kwambara iyo ngize amahirwe nkabona nk'uko nk'agaceri mbona kenda kashaje, ndagenda nkashaka kandi kenda nkamwambika.
ndeba uburyo niyeranja cyane. Turi kuganira na nyirakuru wa Manzi twari duhuye, mwabonye byinshi akora. Imana ishimwe ko anadusobanuriye byinshi, wenda Manzi atari ushobora kudusobanurira bitewe wenda n'imyaka ye. Harya afite imyaka? ubu yujuje imyaka 8. Imyaka 8 byibuze yagakwiye kuba ari mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza, ariko urabyumva ko kubera ubushobozi nyirakuru ati nabonye mujyana kwiga muri gardienne, ariko nabuze ubushobozi bwo gukomeza kugira ngo nawe bashe kwiga nk'abandi bana. Afite uburenganzira kandi afite n'ubushobozi bwo kuba yakwiga. Yari kwiga muri gardienne, yaratsindaga muri gardienne ya mbere abaga mu umwana w'umwaka yafataga umwanya wa 4, ntabwo yigeze awurenga n'uwa 2. ubwo rero mu yindi gardienne yiyunguyeho kubera ko abana bari benshi, nabwo yabaga nk'uwa 22, 24 mu bana 80 n'abandi. Manzi akeneye gufashwa iki ubu ngubu? Cyane cyane Manzi ubufasha mbona bukomeye nubwo kugira ngo abone aho yigira, ubundi tubone n'ibimutunga, kuko kubona ikimutunga no kubona amacumbi ni ibintu bikomeye. Marika ngushimire rero urakoze. No gusenga nta kintu kiyakenanira Imana. Yego namwe murakoze. Nimukomeze ubwo buvugizi muzamugize neza. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.